ni GCN Real Estate nanone rero mugiye kujyana natwe hari inzu tugiye kubereka reka tubabwiye ngo mujye mushora ahantu hazima ubundi muze mubane natwe aha rero turi mu mujyi wa Kigali of course turi muri Kanyinya ni umurenge ni muri Nyarugenge muze mujyane natwe tujye kureba inzu hano hepfo igurishwa amafaranga make cyane iyo nzu rero ni nk'ubuntu muze mujyane natwe kandi ntimucikwe ni umuhanda mwiza wa laterite murabona yuko ibintu bimeze neza naguhanyerera murabona ko hari imiturire haratuye twabiberetse of course noneho ni muze mujyane natwe tubereka ahantu mushora sha mujye mureka kuyagongesha imikindo sibyo twagiye inzu ni iyi ngiyi reka twinjiremo tugende turebe hanyuma ngo muri parking ifite parking muri parking harapavomye n'amapave ifite portail ifite igipangu noneho urabona ko hariho sima ya beto nta makara arimo ariko ntago ari ibintu bikaze cyane kuko haraburaho finissage kandi itari nyinshi nkeya cyane rwose hanyuma iyi nzu ifite salo nini cyane pe ifite salo nini ku buryo iyi salo wayishyiramo ubwoko bw'intebe bwose waba ufite ifite salle à manger iyi nzu ifite ibyumba 4 toilette ebyiri ndetse na douche ebyiri twakomezanya mu gikari tukajya kureba uko byifashe iyi nzu ifite igikoni cyo hanze mu rwego rwo kwirinda risque z'amagaze n'ibindi bikoresho byose bya electronique bikoreshwa mu gikoni kugira ngo bitagira uwo byakomeretsa cyangwa se ngo bigire ibyo byangiza hanyuma ahangaha dufite igikari gihagije ndetse kinini cyane hanyuma dufite ahantu ho gufurira wafurira ndetse dufite naho ushobora gucomeka tanks z'amazi zo bafuriramo hejuru abakire turabyumva abakire tugumane hanyuma dufite aho kwanika imyenda dufite ya korodori twavuze tubabwira dufite korodori nini cyane ushobora kuba wakoresha noneho iyi nzu ifite amazu ari hanze twakwita nk'amanex hano aka nakumba ushobora kubikamo amakara ndetse n'imyanda nyine ibintu by'imyanda ni stock yo hanze noneho ahanga dufite igikoni cyo hanze umva dufite n'imbwa nose dufite imbwa ntimukagira ubwoba ndakurahiye igikoni cyanze gufunguka mugumeho muhane natwe igikoni cyafungutse twagiye muze dufite igikoni cyo hanze twabereka tukareba ni cyiza cyane rwose I wish ko mwagikunda namwe nkuko natwe twagikunze hanyuma hano dufite inzu y'umukozi wo mu rugo iryo twagiye tunyure munsi y'inzu dusubira kuri portail hano munsi y'inzu urumva inzu ifite haruguru y'inzu korodori haruguru ifite na korodori yo hepfo iyi na hepfo rero tunyuzemo kugira ngo twongere dusubire kuri portail yacu so rero iyi nzu rero hari ibintu mutabonye iyi nzu ifite plafond nziza cyane ikagira igisenge iyi nzu ifite akarima k'igikoni harahirya chef ifite akarima k'igikoni wahingamo ikintu none iyi nzu parking yayo irapavomye n'amapave ifite igipangu cy'amatafari ahiye ifite portail ndetse iyi nzu kubera ko urabona ko nta makara arimo ariko amakaro y'inzu arahari baguhana nayo turaza kuyakwereka dore noneho iyi nzu yacu ikaba ikeneye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 50 ariko hakabaho ikitwa bargaining hakabaho negotiation ku buryo iyi nzu ushobora kwitwara ku mafaranga make cyane waba ufite wowe ntucikwe reka tukwereke amakaro yacu ahantu aherereye yes aya ni amakaro yacu twayagezeho ngaya aya ni amakaro yose kandi meza cyane yaturutse muri La Gloire so urumva rero turamumarije La Gloire noneho murabona ko aya makaro n'amakaro yapavoma iyo nzu yose ndetse akanasaguka mu kugura inzu yawe rero aya makaro nayo uzayahabwamo so hanyuma rero murabona ko tumaze gusura inzu yacu wowe ntugacikwe jya ubana natwe inzu yacu twayiberetse ni amafaranga make cyane rwose ikeneye kandi na negotiation ziremera uranegosia bigakunda so inzu yacu rero twabwiye ko iherereye i Kanyinya so iyi nzu ntigucike reka ejo tuzahurire hano twigurire imari yacu tugende tuyibike ndetse murabizi neza ko umuntu uguze ubutaka atajya homba ni GCN Real Estate muze twigurire imari zishyushye mukomeze kubana natwe turabakunda.